Ni umunyamakuru wanyu guturuka kuri Olympic TV. Amazina nkaba nitwa Manzi Prince. Nkaba nagize amahirwe ko njya guhura n'umutumirwa wa Cobs Company Limited yatwibwa. Simaze iminsi mbibwira Erega abantu ari ubu ngubu ntabwo ibyo byose abantu banzi bankurikirana bamaze kumenya, nta mpamvu yo kwivuga, ariko ibyo byose navuga yuko ndi CEO wa company ya Cobs. Erega hari n'igihe hari n'umuntu mushyashya ugiye kureba ikintu cye bwa mbere wenda atarabonye nk'icyambere wenda. Niyo mpamvu nyine ubona mvuga ni ku kiganiro cyabanjirije akaba yazacinga akamenya ngo ikiganiro cyabanje twavuze ku biki. Urabizi kuri YouTube ikiganiro tukabishyira ugasanga byabanje imbere, kandi uzi ko hari abantu bigirira ubunebwe bwo kujya kureba ibindi ugasanga rero ubu abo banebwe rero ntabwo tujyana nabo, tugomba kujyana n'abantu batari abanebwe, kuko iyi vision ntabwo isaba kugira ngo ufite ubwenge. Birumvikana cyane. Rero akenshi nkunze kubona, ariko nta munsi n'umwe twari twakorana ikiganiro ngo ubu udafite umwimerere mu ntoki. Aho wowe ubwo nuzakugenga aho yankukize. Ni ukuvuga ngo nuko nzi akamaro kako. Akamaro kako umwimerere nk'uko nabikubwiye, sinzi nabigusubiramo se cyakora wenda nk'uko wavuze ati hari abatabibona babibonye ubu nabisubiramo. Nubwo ngiye nkunze kwinywera umwimerere, urabona imyaka yanjye ndakuze kabisa. Rero uko ngenda nkura nanjye ngenda niyumva, burya uko wasimbuka ahantu siko ngenda hasimbuka. Ni ukuvuga ngo namaze gutangira kwibonamo ibintu bishobora kuba bingaragariza ko ndimo gusaza. Rero umwimerere hari ibyo wamfasha muri ubwo bukuru bwanjye, kubera yuko niba harimo jinja ni ukuvuga ngo twebwe iyo turi ibiryo akenshi abasaza biduheramo. Niyo mpamvu ubona dukunda kunywa, ariko iyo nywa jinja ni ukuvuga ngo jinja fasha igogora. Rero niyo mpamvu ubona mpora ndi physical fit, kubera ko nywa aka kantu ntabwo mfite inda kamemu nk'iyabari abantu bagenda basa n'abakikiye umwana. Noneho ubuki nakubwiye ko bukomeza ingingo z'umubiri. Ni ukuvuga ngo niyo mpamvu ubona ikintu cyose nkoze nyikora nibakwe, nta kintu no kubera yuko mba nanyweye iyi lemon. Noneho twavuze kuri ti ukuntu yungurura ubwonko, ubona akenshi iyo tuvugana ubona ibitekerezo byanjye bitisukiranya se. Ariko wagiye umbwira ibintu byinshi, hari ikintu kimwe niba agiye kubaza, ese umudamu wabivuga iki? Arabibona kubera yuko nyine yabona mfite imyaka irenze 50, akabona nkiri mu busore, nawe biramushimisha. Iyo muhaye comparison y'abantu wenda twavukiye rimwe mu bihe bimwe, baba barashaje, basa n'abashaje, ariko ngewe urabona ko nibura hari uburyo nsa naho ngifitemo akabaraga. Ajya nkwaho se umudamu? Aragerageza neza akanyweye agasanga mwibere. Rero urakoze cyane, kuganira nawe byari iby'ingenzi cyane. Rero murakoze cyane.